icyifuzo cyongeye. Nitwa Umwamana Sarina, ndi umugabo wanjye Kayitare François, umwana wanjye Ibyishimo n'abandi bavandimwe banjye. Umugabo wanjye Kariho Iragiye, nkibuka n'abana twabyaranye n'imiryango yanjye yose ndayibuka. Murakoze. Nje kwibuka abana banjye bari bane, bari abakobwa babiri n'abahungu babiri. Umugabo niwe bavuze, umuntu umwe muri twe warokokanye n'umugabo ariko nawe ntiyabayeho, ariko nawe ndamwibuka. Nibuka tugeze mu gifunzo, umugabo ambaza, abana bari bari mu Kiliziya Nyamata, ambaza ati mbese nk'uko turokotse abana bagafatwa baho dute? Ariko twabayeho nubwo yagiye, ubu ndibuka rero bari bane. Umukobwa wanjye niwe wari imfura yitwaga Claudine, uwo wari umubiri. Uwa kabiri yari umuhungu yitwaga Claude Rutabagisha, undi yitwaga Emile Rutabagisha, undi yitwaga Muhongerwa Emiliana. Abana banjye bose ndabibuka, ntabwo nzabibara. Nitwa Kampira Nonsiyata, nje kwibuka umuryango wanjye, ndibuka umugabo wanjye Butera Manuel, ndibuka imfura yanjye Roza Dusabe, ndibuka Olivier Mpatse, ndibuka Mukagatera Leonia, ndibuka Uwimbabazi Olivier, ndibuka n'abandi bagiye mbere, dore ko abana banjye bari 7 bose nje kubibuka n'umuryango wanjye. Murakoze. Yabo bwabo hamwe twagezemo burebure N'abana 2 rakwibuka Muhoza Charire n'Ibona Mukashyaka, ndabibuka ntabwo nabibagiwe. Imana ibahere ubwo ridashira. Ndibuka se umwana wanjye Christophe yitwaga François Ndamivumatse, Christophe yitwaga Dusabirema, ndabibuka. Imana ibahere ubwo ridashira. Wanjye yitwaga Charire Kabano, ndakwibuka tujya gutandukana warambwiye ati mama w'abana banjye wenda amaso naya tuzongera kubonana. Ndamwibuka kandi niko byagenze koko. Ndibuka abana banjye Cynthia Gahozo, bisha amaze kumbaza icyo azira tuzira, ndamwibuka. Ndibuka umuto nari impetse Irakoze Kayirangwa Pamela, nawe hari ikintu mwibukiraho nubwo yari muto ariko ntabwo nakivuze, sinshaka no kukivuga. Imana ibahe iruhuko ridashira, turabibuka kandi tuzahora tubibuka igihe tugihumeka. Baruhukire mu mahoro. Umugabo wanjye n'abana banjye, ndibuka Murigira Tadeyo n'Uwanyirigira na Nsengiyumva n'Umurigirwa na Mukanyirigira, nkibuka na Muhire, abo bose ni abana banjye. Wongera nkibuka Uwimbabazi, abo bose ni abana banjye nje kubibuka. Ise wabo ari Nyabarongo, cyokora abandi bo twabashije kubashyingura. Imana izabahe iruhuko ridashira. Abo bose ni abana banjye nje kubibuka kandi ndacyabatekereza.
Mukashamadiriya hano ni ku muryango wanjye, ni ku mugabo wanjye Kayitsinga Sisite, n'abana be 4, Habimana Placide, Banyirigira Marie Diane, Mugwaneza Adolphe, Ndayisenga Jean de Dieu. Ndabibuka umwana mukuru yari afite imyaka 13, umukurikiye afite 10, undi afite 7, undi afite 4. Naragiye ndasigara, ndacyariho, nzahora mbibuka, muruhukire mu mahoro. nitwa Mugababura Marita, naje kwibuka ndibuka umugabo wanjye ntamunanira, ndibuka imfura yanjye baje neza, ndibuka umuheto wanjye Nyamaze, ndibuka Nikuze, ndibuka Kantarama, ndacyabibuka abana banjye, ndibuka n'umwisengereza wanjye Yozefu Rubayije, ndabibuka bose, ndacyabibuka bapfuye muri Imana. Murakoze, nitwa Mukantabari Laurette, ndi hano nibuka umugabo wanjye Rugira Laurette. Ubu mpagaze aha ngaha ndi kumwe n'imfura yanjye, kana kanjye k'imfura kitwaga Rwibutso Debora. Rero nari Debora bigenita umukobwa wanjye, nubwo hano aho nkuriye nawe. Ndibuka rero Debora Rwibutso, nkibuka David Tuyizere, twari twana tubiri twari tukiri dutoya, ariko mu buzima bugoye nabayemo, kuba umupfakazi ukaba ushike uri umwana byaramvunye kubara nabyo, na n'uyu munsi niwo mutwaro nkora ndemereye, ariko hamwe n'Imana yarandinze, ndaho ndashima Imana ikoze kudufasha kwibuka abacu. Mazimaka Jean Claude, ndibuka Bihanganye Marie Claudette, ndibuka Rwimana Yves, ndibuka abo nabyaye 3, ariko nari mfite n'abandi 3 bamubyarawe twareraga. Abo nabo hasigaye umwe, nawe nuko atari iwacu. Ndabibuka cyane, nkibuka umuruho twagendanye, ibiryo by'abahutu twikoreye, nkibuka ko babije munaniwe, kuva itariki ya 7 bamaze kukwica, ntabwo twigeze tuba mu nzu. Twabaye ku gasozi, twabaye hanze, twahindutse nk'ingegera, idasira twica, ariko barabishe, ariko babishe bananiwe. Ndabibuka ko bajya kubatwara, umunsi mbereho iminsi ngahe, barabanje bafata Claudette, rafite imyaka 15, ndamwibuka bavuye kumuviyora avuga ngo Mana umbabarire, ntabwo icyo cyaha nari ntagitekereje. Ndamubwira nti ihangane, Imana irakubabarira, ntabwo wabikoze ubishaka. Hashize iminsi turagenda, nibwo bajya kubica, nibwo we Claude wambwiye ngo ariko mama, harya ngo baratuziza ko turi Abatutsi, ngo ubuze baturetse nitwongere kubabo. Nkakwibuka Yves ko wowe bakwishe narakubuze, umaze iminota 5 tumaze guhura, wirukanwe n'umuntu aho wari uri, wavuze ko nubona uwishe so uzamwica, ati burya tutinditse inyenzi.
ibyo rero ndabyibuka sinteze kubyibagirwa. twibuke abatutsi bose bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. mumfashe twibuke abanyapolitike bazize ko badashaka kwifatanya n'abandi kugira ngo baharanire ukuri bakazira ukuri bazize. mumfashe tubibuke. ndibuka bambwira ngo ubwo Rwigema apfuye inyenzi akabo kashobotse igihugu ndasura umututsi zongera kuboneka muri icyo gihugu. ndabyibuka. ndibuka ambwira ngo nta musatsi uzagira ku mutwe nta n'isura yawe cyangwa ya bene wanyu izagaragara mu gihugu cy'u Rwanda. niyo mpamvu mbere yo kugufata ku ngufu tubanza nitumara gufata ku ngufu turagutemagura dushire isura yose y'umututsi ko itazagaragara mu gihugu cy'u Rwanda. umfashe twibuke. ndibuka papa na mama. ndibuka Habyarimana Rostashe. ndibuka Mukasinave Clémence ari bo babyeyi bambyaraga. ndibuka Rwagatera wavukanaga na papa. ndibuka Emili wavukanaga na papa. ndibuka Revokate wari umuturanyi wacu. ndibuka Tomasi bamwishe nawe turi kumwe. ndamwibuka Karamba Tomasi ndamwibuka. n'amagambo twaganiriye ambwira ngo nubwo dupfuye tuzi neza ko iki gihugu hari uzarokoka kandi ntabwo igihugu kizibagirana. turagiye ariko abasigaye bazasigara ari bazima. ndabyibuka. ndibuka Nawera umugore we mbere y'uko bamutemagura kuko bari bateyemo sitirimu twakomeretse. baravuga ngo reka ikikwemeza ko nta mbabazi ariko bambwira ngo ikintu makire wowe ikikwemeza ko nta sura y'umututsi dushaka mu gihugu cy'u Rwanda ni uko uyu mudamu umwana ari turi bukure umwana w'inyenzi mu nda tukamukubita ku kibambasi. noneho isura y'umututsi iki nicyo gishobora kwemeza ko nta sura dushaka y'umututsi. ndibuka abana bose bishwe muri jenoside bazira ubusa, bazira ubwoko batihaye. mumfashe twibuke ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ari mumfashe tubibuke kandi twibuke ko avuga 20 muri kiriya gice. abana avuga hishwe bacu duhora tubibuka buri munsi. ntabwo ari uyu munsi gusa duhora tubibuka buri munsi. nta joro na rimwe umuntu atabibuka. igihe cyose urabibuka. ariko uyu munsi ni umwihariko wacu twebwe inshike za jenoside twaje kwibuka. naje kwibuka abana banjye bari babiri. umwe yari umukobwa undi ari umuhungu. umukobwa yitwaga Murekatete Merita. umuhungu yitwaga Shingiro Jean Lambert. umugabo wanjye yitwaga Ntaganda Dani. abo bose naje kubibuka. hari undi mwana wari waravuye Burundi wari uw'umugabo wacu. uwo mwana nawe mu bana banjye nawe yari arimo.
kuko barasaga cyane, aho bacaga hose ntawavugaga ngo uriya ngo si uwanjye, bose babaga ari abanjye. Yari umukobwa witwaga Gahongayire, yari umudamu afite n'umwana, bose barabishe. Ibyo byambereye ikibazo gikomeye cyane, ariko Imana yarahabaye, ihabana n'inkotanyi na perezida wacu Kagame Paul. Ni ukuri baraturokoye, abo bose ntabwo tuzabibagirwa, tuzahora twibuka ibyo Imana yadukoreye byose, kandi n'inkotanyi turazishima cyane, perezida wacu turamushima cyane. Ni ukuri kugira ngo tube turiho dusa gutya, ni ukubera ubuyobozi bwacu bwiza. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Nakoze nitwa Mukakarangwa Beatrice, aba nibuka umugabo wanjye kwa Besa, nibuka umwana wanjye Uwineza Salomo, nkongera nibuka n'umuryango wanjye ugizwe n'abantu 9, tuzahora tubibuka igihe cyose. Umugabo wanjye Karara Kaniziyo, na Mugabo na Nkinzingabo na Kagabo, n'umwana nareraga Byukusenge. Imana ikomeze ibakire mu bayo. Mfite ibyiringiro by'uko amaherezo yose nzabasanga mu ijuru aho bari. Nitwa Mukarurangwa Laurence, nibuka umugabo wanjye Rwasanirira Laurenti n'abana banjye 3, na Sengesho Pasikaziya bafite imyaka 10, na Nshimiyimana Emmanuel hamwe na Twizeyimana Dominike. Nibayibuka ridashira. Zamura mikoro. Ndamuka Kizajuru gato nta kibazo. ndamukira kurigisha, ndamuka afunguye ikibungo mu rwibutso. Ndamuka ndetse umwana ajya kumusura, nyura imunyaga, nkanyura Gishike, nkanyura Gasetsa, nkanyura Kigarama yose, nkatunguka kucyase Makamba ngo yitwa Imusyi. Ndatinye guca mu modoka ngo batangirira nabi. Ndibuka n'abana twabyaranye 2, n'uwe wa 3 witwa Bavaneza Runasi. Ndakwibuka Uwimbabazi, umugabo wanjye Marara Bosco n'abana bacu 2, Mutesi Liliane na Inesi Uwase. Ndabibuka babanyambura, babajyana, abantwara mbareba, ibyo uko basigaranye namwe murabyumva, sinzi aho abana bagiye. Ndibuka umugabo wanjye Elianderi Nkundabagenzi, ndibuka n'umwana wacu w'imfura Vianney, ndibuka n'uwa 2 Yamuremye na Rukundo na nyina w'umuntu, Imana ibaruhuka ridashira. Ndibuka umugabo wanjye Karemera, umwana wanjye Nyirasafari Chantal, undi muhungu wanjye muto witwa Karemera. Nzahora mbibuka. Nyiranshimiyimana Stephanie, naje kwibuka umugabo wanjye Kimonyo Jean Marie Vianney, bishe urw'akashinyaguro, bishe baramubamba ku giti, bishe bamukuriye imyanyangabo. Ndamwibukana n'abana 6, Munyaneza
Yonasi na Nzamuramba Cleophas na Muneza Filimon na nyina mwiza Jenia nari bagwire Odeta na Nshimiyimana Vianney. Ndaribuka Imana bahindashira. Ndibuka umugabo wanjye watuye Yesu n'abana Paul na Mukamana na Dusabe Maria. Ndibuka n'ababyeyi banjye, ndibuka abakuru banjye bicaye n'imiryango yabo bose. Ndibuka Polinariya Mukagatera bishe bamubambye ari umubikira ngo barashaka kumwicamo ko Yesu yapfuye. Ndabibuka, nzahora mbibuka imiryango yanjye yose, abantu 11 bakajya batatu. Nzahora mbibuka. Ndibuka imiryango yanjye umugabo n'abana banjye. Ariko kaba muhanzi bagiye bazi ko tujyanye baguranye nabo, ariko bana banjye ndabibuka kuko narasigaye ndiho. Ndibuka Januari Nyikabahiza umugabo wanjye. Ndamwibuka n'abana be yapanye nabo. Imfura ye Anoni ifite ababyeyi. Twari twamwise ufite ababyeyi kuko yarabafite. Yapfuye azikabasize ariko se yapanye nabo. Ndamwibuka Januari ya Mukandekezi. Ndamwibuka Raymond Ishimye Mugaba. Ndamwibuka Petero Kagabo. Ndamwibuka Aloyizi Dukuzimana. Ndamwibuka Abeli Ngabiri. Ndumva ubushize narabuze ngo nabuze umwana sinzi ko yapfuye sinzi ko ari. Noneho reka mwibuke ndamwibuka Ntomi Nyirimanzi wari ubuheta bwanjye nabuze ntamubuze. Nzahora rero mbasabira igihe cyose nubwo ndi ikimojwe cyaho ariko ndiho nzahora mbibuka igihe cyose ndabibuka. Ndibuka umugabo wanjye Mirengana. Ndibuka imfura yanjye Mwiza Jean Claude. Ndibuka Mudenge. Ndibuka Ingabire. Ndibuka Tishimire. Ndibuka ababyeyi banjye babakuye mu Ruhengeri 5 9 gereza mu Bugesera ngo baribwe natsetse, ariko tsetse ntabwo zabariye, baratemaguwe, bahishe nabi. Ndabibuka kamvuga amazina ababyeyi banjye. Rugomoka ndakwibuka, Mukaremera ndakwibuka. Nasigaye ndi igishenje ndi ikimuga, ariko niho ariko ndabibuka. ngira ngo mu mwanya